Reka tubasuze mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abane namwe. Evangeliste Jean Pierre ndagarutse kandi nkuzana ijambo ry'ubuhanuzi. Reka tubakire ku irembo ry'Ijuru TV. Irembo ry'Ijuru TV utarakora subscribe, ukora subscribe. Tugane kuri ijambo ry'ubuhanuzi Imana iduhaye. Reka dusenge maze Imana itugirire neza. Mana nziza, Mana igira neza, Mana ishobora byose, turagushimye kandi turaguhimbaje ko ngiye kwemera ko tuza kumva ijambo ryawe n'abagaragu bakumva ijambo ryawe. Reka ubashyigikire kandi ubane nabo, ukomeze barwane mu izina rya Yesu, batandukanye na karande zabo zose mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma rero muzana ijambo ry'ubuhanuzi rivuga ngo imbaraga z'umunyamasengesho. Mbese hari imbaraga ushyira mu gusenga? Mbese hari imbaraga ukoresha ushaka Imana? Izo ngizo ni z'Imana igiye gukoreramo ikurwanira mu izina rya Yesu. Hanyuma muzana ijambo ry'Imana riri muri Luka ibice 18. Reka duhereye ku murongo waho wa mbere dusome n'umurongo waho wa 4 n'uwa 5. Hanyuma twumva icyo Imana ivugana nawe. Hari ikintu Imana ishaka gukora ku buzima bwawe. Mbese uriteguye gutitiriza ugasenga? Imana igiye kubihindura kandi bishya mu izina rya Yesu. Umurongo wa mbere haravuze ngo abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati ntimukwiriye kugira ute kurambirwa. Abacira umugani ababwira ko bakwiriye gusenga iteka. Ndagira ngo nkubwire ngo iri jambo rigiye kugira imbaraga ku masengesho wasenze cyangwa se n'amasengesho ugiye gusenga mu minsi igiye kuza, cyangwa nawe utegura gusenga mu izina rya Yesu. Yesu aratubwira ngo ntidukwiriye kurambirwa na gatoya n'isegonda na ritoya, kuko iyo amasengesho ajya abasha gukora, aya masengesho ajya abasha kunyeganyeza imisozi twebwe ubwacu tutabasha kunyeganyeza. Aya masengesho ajya abasha kuzura umuntu yarapfuye. Aya masengesho ajya abasha kugarura umuntu mu buzima. Aya masengesho ajya akura umuntu mu bushomeri. Aya masengesho ajya atandukanya n'umuntu n'akarande, akongera akagira ubuzima bundi bushya. Imana ishimwe. Ku murongo wa 4 haravuze ngo iki? Amara iminsi atemera, ariko agezaho aribwira ati nubwo ntubahe Imana kandi sinite ku bana haravuze ngo ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora azi iminsi yose akandushya. Mwumvishije icyo uyu yavuze? Ahangaha uyu mupfakazi, umupfakazi bisobanura iki? Bisobanura umuntu w'umunyantege nke udafite ikintu yishoboreye atabasha kugira ute gukora. Amen. Bivuze ngo nawe uri umunyantege nkeya, nta bushobozi ufite bwo kwirengera cyangwa bwo kwirwanira, bwo kwikiza uburwayi maranye igihe kirekire, bwo kwiha umwana wabuze, bwo kwiha urugo wabuze. Haleluya. Ahubwo imbaraga z'amasengesho, haleluya, imbaraga z'amasengesho zasanze Lazaro mu gituro amaze iminsi nari marabona, haleluya, zikamukangura. Yesu akavuga ngo Lazaro kanguka. Izo ngizo ni z'Imana igiye gukoreramo. Izo ngizo ni z'Imana igiye guhinduriramo. Izo ngizo ni z'Imana igiye kuguhindura amateka. Muri Byose uramuka aravuga ngo nta nuwo bitabera, nta nuwo bitakwira, nuko bitinda kuza. Haleluya. Imana ishimwe. Ntabwo bizahera kuko hari ikintu wavuganye n'Imana. Reka nkubwire ngo iki ni igihe cy'umuntu wasenze agiye kubonamo imbaraga z'Imana. Iki ni igihe cy'umuntu watitirije. Barembye baravuga ngo titiriza nawe Yesu akugirire neza. Muri izi mbaraga z'amasengesho umaze iminsi urimo urasenga, urimo ugenda ukabwira uyu mwami ukabona ntibari kukurengera, ariko Kristo amanuwe no kuza kukurwanira. Kristo amanuwe no kuza kukuneshereza. Kristo amanuwe no kuza kugushyigikira mu izina rya Yesu. Reka tuvuge kuri uyu mugore. Uyu mugore yaricara avuga ati noneho rero ntawe kundengera afite, ntawe kuntabara afite. Imana ishimwe. Ariko aravuga ati uyu mucamanza ndamuhataho imibyizi paka ndengeye. Hari umukristo umaze igihe akabona imiryango yaramutereranye, inshuti zaramutereranye, ubuzima bwa n'amafaranga ajya dutererana ye, akatureka akagenda agahenda Yesu. Muri byo ngo bwira Yesu byose arakunda, afasha abashavuye, ngo wizere ijambo rye kandi humura. Imana ishimwe cyane. Ese urumva ukeneye imbaraga z'Imana? Imana ishimwe cyane. Urumva ukeneye kongera gusenga, ukongera ukarambika hasi, haleluya, ukongera ukegerana n'iyi Mana, ukongera ukayihamagara. Imana ishimwe cyane. Ikamanuka no kuza kukurengera. Muri byo ngo titiriza nawe Yesu akugirira neza.
Yesu arashaka kongera nawe kuguha umwana bimenyekana. Reka mbabwire ikintu, hari ikintu abakristo batajya bamenya. Bajya bashaka ibintu byihuse by'ako kanya, byihuse bitabiza bagahita bacakira. Ariko ndagira ngo nkubwire ikintu gitize kiri ku isezerano ry'Imana. Nimba hari ikintu Imana yavuganye nawe, kizaza gifite itandukaniro n'ibyo abana b'abantu bagize ute bahawe. Yakobo yagiye gushaka umugore, bamukubita umugore witwa Rahabu ureba n'imiryezi, ariko ntabwo ari we yashakaga kuko yishakira ngo bita Rasheli. Ngarangije ngo yongera akorera Rasheli kuko niwe yashakaga, yari mu isezerano ry'iwe. Ngo Rasheli ngarangije ngamubonye ngo bamarana igihe kirekire, ngo ariko ngo ntiyabyara, ngo biranamubabaza cyane. Imana ishimwe. Ngo bimaze kumubabaza mu buryo burenze gutyo, ngo ariko arakomeza arategereza. Ngo nyuma yaho ngaza kubyara witwa Yosefu. Uwo Yosefu niwe uvugwa cyane muri Bibiliya kurusha abandi bana babyawe n'umugore wa mbere. Imana ishimwe. Kuko yaje ari isezerano, yaje ari igisubizo. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo utinze kubyara, nubwo utinze gushaka, ndagira ngo nkubwire ngo urugo Imana igiye kukubakira ruzaza rufite itandukanye n'iz'abandi wubatse, ruzaza rutarimo amatiku, ruzaza rutarimo amahane, ruzaza rutarimo intambara, kuko ari Imana irwubatse. Imana ishimwe. Umwana Imana iguhaye, ubutunzi Imana iguhaye buzaza bufite itandukanye n'iby'abana b'abantu baguhaye, kubera ko watitirije ugasenga, witeguye gutitiriza ugasenga ukabana n'Imana, kuko Imana ije kukurengera. Haleluya. Ushobora kumara igihe kirekire ujya kudepoza mu kazi bikanga, abandi bakadepoza bikemera, ugashakisha uburyo bwose bikanga. Imana ishimwe. Ugashakisha ikintu cyo gukora bikanga, ukamara igihe kirekire kugisuzugurira. Abantu bose bajya bakorera akavuga ati ni runaka, ukamara igihe kirekire mu mwambaro umwe, wajya utambuka bakavuga ati dore wa muntu aratambutse. Niyo babona umuntu wambaye umwenda usa n'uwa, bakavuga ati niwe utambutse, nta wundi ugira uriya mwenda. Hari ikintu abantu bakuziho, ariko ndagira ngo nkubwire ngo kubw'imbaraga z'amasengesho, izi mbaraga zazuye umwana wa Yayiro, izi mbaraga zamugezeho zikamunyeganyeza, zikagera kuri Lazaro, zikanyeganyeza igituro. Haleluya. Zikanyeganyeza igituro. Nizi Imana igiye gukoresha ikurengera, nizi Imana igiye gukoresha ikurwanirira. Hari benshi bagutereranye, ariko Imana ihagurukiye no kuza kukurwanirira. Icara wumve icyo Imana ishaka. Haleluya. Imana irashaka kutitiriza, Imana irashaka kuba maso mu gusenga, mu kongera ukingira. Ese birasaba iki kugira ngo usenge? Ngiye kumbaza ngo umaze igihe kirekire usenga, ariko ngo ubone neza y'Imana. Kuba nimba utarabonye icyigisho cya mbere, hari ikintu cya mbere gifite imbaraga gishobora gutuma utabona ineza y'Imana kandi usenga, kikuziritse kandi ntubone ineza y'Imana. Icyo kintu cya mbere ni karande y'imiryango uvukamo, cyangwa iyo wakomotsemo, cyangwa iyo washatsemo. Hari karande yo mu miryango ituma ushakamo, abantu ntibabyara bagashaka urubyaro bakarubura, kubona umwana ari tombora. Bivuze ngo icyo gihe abona umwana umuntu wagize ute wasenze, utasenze ntabona umwana. Ntumenye ko washatse muri iyo karande, kumva ngo ni ibintu bisanzwe, ntumenye n'impamvu yo kuyisengera. Haleluya. Genda ujye muri video za mbere zabanje twakoze, haleluya, zivuga kuri iyo karande, uzayisangamo umenye n'uburyo bwo kwisengera no gutandukana nayo. Ikindi gikurikiyeho ni uko ugomba gukizwa ku manywa na nijoro kugira ngo Imana ikurengere, ahagaragara n'ahatagaragara, ukavuga ati ndashaka Imana. Se n'igihe kizatwereka kuri umukristo nuko uzambara imyenda ibigaragaza, mbese nuko uzibombarika ukitwara neza. Nuko uzagera ahantu ho gukorera icyaha hari umupagani, ukavuga ngo uko byagenda kose, akavuga ko naho ndiho, naho nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Haleluya. Ukahagara muri ibyo wishana umuntu akavuga ngo ngenda umukristo kugeza ku gupfa, ukavuga ati nimba kugera ahantu ho gukorera icyaha cy'ubusambanyi, ukavuga ati ntabyo nkora, ngenda umukristo. Nimba waba ugeze ahantu ho kwiba amafaranga, ukavuga ati nge ntaho ngera. Hari abantu bagira ingeso yo kwiba kandi yo kwiba ntibagira ikintu bageraho. Satani agahora abazenguruka bahora mu kwiba gusa, akiba utuntu tw'intica ntikize bitukurengera. Utwo tuntu twica ntikize niyo dutuma bakugira icyizere ngo bakuzamure mu kazi. Ekutese, Satani akakwemeza ko kugavura bibiri nta kintu bitwaye, kandi mu kazi boss yabibaze bibiri n'uzi ukabigavura, aravuga ati uriya muntu ntago ari umwizero.
ndamuzamura mu kazi ahembwe 500 ute mu gihe ahembwaga 50 cyangwa 100 yirirwa gavu. Ntubone neza y'Imana. Satani akakwirwa ko gukora ikintu byoroshye. Haleluya. Ariko ndajya nkubwira ngo n'ubu mu Kristo ukagira hahandi wo kumuhamya ukavuga ati ngewe, ukagira hahandi Imana ivuga ati mfite umuntu wanjye bunaka, mfite umwana wanjye bunaka, aho ngaho nta kizatuma Imana itakurengera. Bijya ngo titiriza nawe Yesu akugira ute, akugirire neza. Aha ngaho umupfakazi avuga ati nubwo uyu mucamanza aravuga ati nubwo ntubaha Imana wasinite kuba, ariko kuko uyu mupfakazi agize ute andambiye ndamurengera. Imana impanukiye kukurengera. Imana yiteguye kukurwanira. Imana yiteguye kukuneshereza kuko umaze igihe uzi iruhande rwayo, kuko umaze igihe uza kuyishaka. Tugiye gusenga tubwire Imana ati ongera undengere kuko maze igihe nzi imbere yawe, ongera undengere untandukanye na bya bindi byatuma gutandengera, ongera undwanirire, ongera uneshereze, wongera unshyigikire. Imana yiteguye kukugirira neza. Umva aka kantu rero, nta muntu Imana yaremeye kubabazwa. Nubwo ubona uhura n'ibikugora n'ibikubabaza, Satani no gutega imitego yo kukubabaza, Imana yiteguye kukugirira neza gusa. Imana yiteguye kukurwanirira. Niyo mpamvu yatanze umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo azadupfire, kugira ngo azagucungure. Kristo yiteguye kongera kuza kugucungura mu izina rya Yesu. Nyemerera dusenge kandi ukurikiranira ijambo, ukomeze ukurikirana n'indi kurikiraho, kandi ujye ukora subscribe ku Irembo ry'Ijuru TV, maze Imana igukore igitangaza kivugira mu izina rya Yesu. Mana data wa twese, urera kandi urakiranuka, ushoboye byose ujye uvuga bikabategeka bigakomera. Reka wongere unyemerere kuri uyu mwanya umugaragu umaze igihe atitiriza, umaze igihe wizera, ndetse n'ugiye gutitiriza guhera uyu munsi ushaka imbaraga zawe. Reka wongere umurwanire kandi wongere umuneshereze, wongere umushyigikire umanune imbaraga. Birivuze ngo iki nonaha ndahaguruka ndashyira mu mahoro uwo bacuriye ingoni, none uhaguruke ku buzima bwe, none uhagurukire kumurwanirira, none uhaguruka kumuneshereza, none uhaguruka kumurwanira, none uhagurukire kumuha izindi mbaraga kuko akeneye imbaraga zawe. Urashoboye Mwami, urakoze urakarama, ni mu izina rya Yesu, amen. Ku Irembo ry'Ijuru TV turabakunda kandi turabishimira. Ubuntu bw'Imana bukomeze bubane namwe, Uwiteka kandi akomeze abashyigikire. Imana ibamugisha. Ciao ciao. Tuzasubira umunsi uzakurikiraho kongera kubasobanurira inzozi murota, izo mwatubwiye n'izo batatubwiye. Murakoze. Imana ibamugisha. Imana irabakunda.